nanone nagire mbasuhuza mbaye ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu bitambuka kuri Mama Mignone Official, Mama Nana ndetse na The Blessed TV Karindwi. Amahoro y'Imana abane namwe, imigisha, amafufu n'amafaranga mwese bibafubike binafubike. Marene w'amarene wambaye ikanzu y'abamarene tumuha ikaze. Umeze neza meze neza Mama Mignone? Muraho murakomeye? Turashimira Imana. Murakoze cyane Sitianto. Ubundi introduction yawe iri mu bintu bijya binsetsa ku buryo bukomeye. Ati yambaye ikanzu y'abamarene. Yego ye. Urimo uranasa neza nako tugateranyeho. Haleluya, dushimiye Imana ihora dusiga uko bwije nuko bukeye. Igatuma tudasa nabisi. Jewe rero nitwa City Hunter. Ibintu byamaze gucamo nimba utameze neza nagahora gahanze igihe kimwe ibintu bizabasawa. Icyo nzi cyo nuko uyu munsi ushobora kuba ubabaye, ejo ugaseka, ejo ukababara, ejo wundi ugaseka. Ibihe bihora bisimburana iteka, nuko bajye bavuga. Kandi ngo ubuzima iyo butarimo ibibi n'ibyiza ntago bwaryoha. Buriya ubayeho uhura n'ibyiza gusa, ibyiza gusa, ibyiza gusa, ntabwo ushobora kumenya yuko ku ruhande hari undi muntu ubabaye. Ariko iyo hari ikintu cyakubabaje bituma n'undi ubabaye ugenda umuha agaciro. Ntabwo twifuriza abantu kubabara, ariko mujye mugira umwumva n'umuntu ubabaye mumugirire impuhwe, kubera ko ntekereza ko abantu mudukurikiye nta muntu utaranyuze mu kintu cyamukomerekeje. Yego, ntabwo nzi icyo ari cyo, ariko abantu benshi bahura n'ibikomere muri iyi si. Swat ushobora kuba hari umuturanyi wagukomerekeje, ushobora kuba hari umuvandimwe wagukomerekeje, ushobora kuba warakomerekejwe n'umubyeyi, ushobora kuba warakomerekejwe n'inshuti. Hari abantu benshi bashobora kugukomeretsa. Ya tubwira abantu ko twicaye mu Kiyovu, ahantu Imana yagambiriye ko kera tuzicara. Nahakunze cyane rwose kuri Grit Hotel. Sinagusohokanye cyane rwose nawe gusohokana abantu mu marangi. Ngiye gusohokanye muri hoteli Kaisa. Bare ikintu kigomba kubaho. Wari wanyemeye kuzanjyana mu marangi ukangurira igikoma kije. Ni cyangwa ngiye kuba ngo ni kijana. Kigore igihumbi. Aneza bene wacu. Igikoma cy'igihumbi ariko ngusohokanye muri hoteli. Nawe undi musheru uzabona. Aho kugira ngo azakubenga undi muzana hano nagwahenze. Niri kunanira ujye mbwira nkwishyurire. Ni wumva se aka kantu tugakomera mu masharo bakunda Mama Mignone Official rwose. Hano gakwiye amashyi. Ni ukuri. Ntabwo biba bigoye. Aha hantu rwose kandi ni yakanga. Urumva uramutse umusohokanye hano ntabwo yakwanga. Ariko ubwo nyine natwe tugatera inkunga nk'ababyeyi. Ariko nawe nyine ntamenyere ko buri munsi azajya haza, kubera ko nicyo kisha n'umuryango w'uyu munsi. Umuntu yavuga ati reka nkujyana ahantu heza namenye, akumva ko azahahora buri munsi. Yakumva ko azahahora buri munsi, rero rwa rugo rukatangira kugenda gake gake. Ariko kuba ukwishima ni byiza, gusohokera ahantu heza ni byiza, ukareba ibiti ukuntu bimeze, ukareba kimihurura hakurya yawe, ibintu byose biba ari sawa. Ibintu byose biba bimeze neza. Hanyuma rero nta nubwo twakirengagiza ko hari nabo basohokanye za Marriott n'ahandi hagiye hatandukanye. Uyu munsi bakaba bari mu kuburana imanza za gatanya, abandi bakaba baratandukanye. Tubwira abantu ngo urukundo nirwo rwubaka, ntago hubaka amahoteli meza, sibye ko nabyo byaba karungo. Ubundi wenda tumanze twinjire mu rukundo cyangwa tumanze tuvuge ibingi bibiriho? Twihere mu rukundo nyine. Duhere mu rukundo. Mu rukundo ubundi hagomba kubaho icyo bita ikirungo cy'urukundo. Ikirungo cy'urukundo, hari abantu bumvishije ikiganiro nakoze barangije baravuga gako ngo Mama Mignone ngo ubuko ko ngo ntuduciye intege ngo ntugize gute. Oya, nta ntege mbaciye. Bimwe mu birungo by'urukundo nuko umuntu mukundanye ugomba gutuma hari n'ibintu bituma doko mu mubiri we, mu mutwe we haruhuka, ukamusohokana aho hantu niba ubifitiye ubushobozi kandi utanabufite. Njye nshima ukuntu hano mu Rwanda hari ahantu heza ho kunezeza umutima w'umuntu. Hari amajaride ari hirya no hino, ushobora gusohokeramo ukagenda ukahicara witwaje akaji kawe, witwaje udusinakise, ukaharuhukira ukumva ubuzima buroroshye.
ufite ayo mafaranga ugasohokana umukunzi wawe muri iyo hoteli nta kintu bitwaye, akicara nawe akavuga ati nicaye muri hoteli Kigali nk'uko nguko uri guseka wamwenyuye nagusohokanye Sitiyanto. ibibazo byanjye rwose birimo biragenda bikemuka. Rero ubuzima tugomba kubworoshya tukajya dushyiramo n'ibirungo byo kugira ngo biryohe. Ntabwo tuzahora turira, ntabwo tuzahora tuganya. Noneho niba uri mu rukundo rero rusigasire, rurinde. Hari umuririmbyi wavuze ngo nzabagarira urukundo nawe ugira uvomera. Amen. Nanze kuririmba ubushize hari umuntu wanserereje aravuga ngo uririmba nabi, ngo ko numva uririmba nabi akuzi kuririmba, ariko yarabivuze iro nikoma nawe narabyumvishije. Iro nikoma abantu batari bubyumve nibabime yarabivuze abicuritse niko nabyita. hanyuma rero twikomereze mu biriho ubu ngubu ziri kubakwa, Satani akazigera imihoro akazisenya. Abantu bihanganira icyo kinyarwanda, ariko abadiyasipora abanyarwanda n'abanyarwandakazi bakunda inama bagira. Nabwiye abantu ko utari umusesenguzi ahubwo uri umujyanama wo kujya inama y'ibiriho kugira ngo twubake umuryango mwiza n'igihugu cyiza. Mu kanya gatoya kashize nahoze ndi kubona ku rukiko rw'Inyamata inkuru ya Bishop Gafaranga n'umufasha we Annette Murava bageze ku munsi w'urubanza w'ifunga n'ifungurwa. Hanyuma ngo urubanza rubera mu muhezo. Twe turagira ngo tuze kuganira ku bintu byavuzwe bivugwa ko kubera ari icyaha gishingiye ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abatu urubanza nirubere mu muhezo kugira ngo nyine hatazagira abantu bakiri batoya babikomerekeramo. Iri hohoterwa rishingiye ku gitsina Mama Minyo, irya mbere ni irihe? Hari abantu bataza ayo mahohotera bati si hohoterwa rishingiye ku gitsina ni irihe kandi aba ari umugore n'umugabo barashakanye. Iki kibazo abantu badukurikiye baze kubyumva neza. Ihohotera rishingiye ku gitsina yaba umugabo ararikorerwa yaba n'umugore ararikorerwa. Uyu munsi njye njyambwira abantu ngo cyane cyane nkunda guhera ku bagabo. Uyu munsi dufite abagabo bari gukorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina bakarikorerwa n'abagore babo. Naryo ni ihohoterwa. Umugore uyu munsi arashaka kukwereka yuko yagukubitira ku meza ya gatatu, akanga kwitabira, akanga kuyategura, mbese bikamera nk'aho ari igihano kwinjijemo. Uyu mugabo rero iyo ushatse kumuhanisha icyo kintu, hari igihe kubera ko umubiri ushobora kumurusha imbaraga akaba yakoresha imbaraga, nawe umugore ugatangira kuvuga ngo ndahohotewe mfashwe ku ngufu. Ibaze gufatwa ku ngufu n'umugabo wagushatse, bisobanura ngo ahangaha haba hari ibindi bintu bitagenze neza. Ni ukuvuga ngo nta kiganiro muba mufitanye, icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ibindi biba bishingiye kuri icyo kintu biba bitagenda neza. Noneho bya bintu bishingiye kuri icyo kintu bitagenda neza bigatuma uyu mugore ameze nk'aho ashatse kwifata ku meza ya gatatu, noneho n'umugabo agashaka gukoresha imbaraga. Ahangaha rero niho mpita mpindukira nkabwira abantu ngo nimuhita mujya ku meza ya kabiri, mujya kuganira mumenye aho byapfiriye. Ariko kugeza kuri uyu munsi simbizi niba hari n'ahandi bijya biba, ariko navuga ngo ni nk'agashya kabaye mu Rwanda k'umugore n'umugabo bagiye kuburana ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu buriri kandi barashakanye. Niho bwa mbere bibaye se nibo ba mbere bibaye? Ntekereza ko urubanza rumeze gutyo rwo kwimana ku meza ya gatatu, ko mu kagoroba k'ababyeyi bajya babivugaho, barabivuga abantu bakabafata bakabashyira ku ruhande bakabagira inama. Ariko ntekereza ko mu rubanza birashoboka. Abantu bari gukora agatanya baburana ibintu byinshi, bakavuga ibiki n'ibiki, ariko cya kindi cyo mu buriri bakamera nk'aho bagitsimbye, kandi wenda ari nayo ntandaro ya gatanya yabo. Uyu munsi rero kuba noneho bapreshije bakavuga ko ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyaha cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hagati y'umugabo n'umugore, urwo rubanza nta handi ndarwumva. Birashoboka ko mu nkiko urwo rubanza rurimo, ariko ntabwo byigeze bijya public
cyangwa nuko bari abasitari cyane. Niba ari ukubera ko ari abasitari simbizi, ariko namwe nimushaka mwicare mu bitekerezaho muza kumbwira abajya kuburana divorce. Ndabizi neza ko inshuro nyinshi naho ngaho biba bishingiye, ariko umugore ashobora kugenda avuga ati umugabo ntahaha, umugabo ntanyambika, umugabo ajya mu ko akashaka ibindi birego atanga. Umugabo nawe ashobora kuza avuga ati umugore anca inyuma. Kubera iki? Umugore yagerageje kwifata ku meza ya gatatu, aravuga ati ndagufunze ndanagufungiranye. Umugabo akagenda agiye gutanga ikirego kivuga ngo umugore anca inyuma, doko bikitwa icyo kintu. Cyangwa se umugore akajya kurega avuga ati uyu mugabo afite inshoreke, afite abandi bagore ku ruhande, ashaka kumvikanisha yuko ariyo mpamvu badahuza iyo bageze ku meza ya gatatu. Ariko n'ubwa mbere bapreshije ko ari hohoterwa rishingiye ku gitsina hagati y'umugabo n'umugore. Ubundi barebaga ukuntu babigofanye, bakabyitirira ishoreke, bakabyitirira gucana inyuma, ariko iyo hajemo gucana inyuma no kugira ishoreke n'ibiki byose, ubundi ameza ya gatatu ahita apfa. Hari ikindi abantu bakibaza kandi nanone bagakenera ubugororangingo. Nibutse abantu ko turi buze gusoreza ku nama z'abantu nabo bafite ihohotera rishingiye ku gitsina. Uyu munsi wa none ntibigire inama yo kugana inkiko, nyaboneka hari marene w'abamarene arabaganiriza binyuze mu cyo bita counseling, akagutega amatwi akakumva. Hari biri kuvugwa rero bakavuga ati bishoboka ko ryaba n'ihohotera rindi, wowe uravuze ko akunda umuntu akwiba, kabiri ihohoterwa none umwe agashaka kurya wamwima, yego agashaka kuguhunya. Kera abantu basinyaga ngo bakabyita kujya gute? Guhunya. Ubushize nanditse ku myeta abantu bataye kumeza bati dusobanurire icyo kintu. Aya materime ni siti yantu yazana. None ngo guhumya. Rega nanjye ngenda kuriye mu ruhu. Uragasaza kataraka imyaka. Ni nyarisaza. Hanyuma akabati ngo hari igihe umuntu ngo rishinya ngo umuntu akaba ateza akaduruvayo iyo mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye. Ako kaduruvayo namenyo ko turi kuganiriza. Urumva uyu munsi turimo turaganiriza abantu bakuru kandi batwumva. Uyu munsi hari umugabo utaha ntiyatekereje, ntiyigeze ahamagara umuntu, ntiyigeze amuvugisha, ntiyamubajije wirute, ntiyamubajije wariye wanyoye wahaze, doko nta n'ikindi kiganiro bahuye nacyo. Yarangiza akaza aridimba hasi. Noneho muri kwa kuza aridimba hasi, uyu muntu wiriwe hariya nawe mu zindi shuguri, cyangwa wiriwe mu rugo, cyangwa nawe ari mu kandi kazi, nawe yari afite izindi stress zimuri mu mutwe. Ubundi regareka njye babwiza kuri mwa bantu, kire ni igikorwa cy'urukundo, ntago ari igikorwa cy'ubunyamaswa. Kire ni igikorwa cy'abantu bakorana bari kumvikana, bari kuganira, bari kuhuza urugwiro. Navuga ngo reka ninshaka mbyite deseri y'ibiriho byose by'urugo. Aza gushaka mama arajyamo mama nana arajyamo ikinyarwanda kivomoye neza. Ngira gutya ngakurasha. Watanga ikinyarwanda njya mwitwaza muri Bradishaw, ntabwo nzigera musiga. Ko ngeshere wanyu muzamenyane mugende mu mukorere Bradishaw ngati city hunter yanumye. Titukubwiye ngo uramenye ugiye iwawe ntabwo ugiye iwabandi. Ntabwo ubugiye iwabandi, ubugiye iwawe ntabwo ubugiye iwabandi. Icyo nshaka kubwira abantu rero sibyo kuri iyi ngingo, hari igihe umugabo ataha yumva aridimba hasi, ntatekereze yuko stress yiriwemo na mugenzi we ashobora kuba yaziriwemo. Ntatekereze yuko iriya nayita deseri. Ni deseri y'ubuzima, ni deseri y'ubuzima bw'urugo. Iyi deseri y'ubuzima bw'urugo rero twakagombye kuyifata n'ibindi byose twabifashe neza. Basi reka ninjire muri breakfast. Muri breakfast ntabwo wakwinjira muri breakfast utamanje kubwira n'umuntu ngo mwaramutse, karibu ku meza, bimeze gute? Kuko inshuro nyinshi twavuze dessert cyangwa se tuvuze petit déjeuner, reka tubyite gutyo. Ibyo ari byo byose bikorwa hari ikindi kintu cyabanje kubaho. Rero nuza witwaje muri umugabo ukaza muri dimba hasi, nukuri ko Imana uzabukoze ihohotera. Ikindi nanone uyu mugore bakuyakuye bakamuguyaguye n'ibiki byose,
yarangiza akavuga ati ndagukubitira hariya hantu uko wamera kose igirayo. Uyu mugore nawe ari gukora ihohotera. Kandi ubu ngubu hari ikintu tumaze kubona. Ikintu tumaze kubona ni uko inshuro nyinshi abagore bitwa ko aribo ba victime muri iki kibazo. Bitwa ko aribo ba victime, ariko dufite abagabo bahohotewe kuri iyo ngingo ku rwego rwo hejuru. nyine niyo ntwaro yabashobora. Iyi ntwaro rero abagore bitwaje, iyi nkoni abagore bitwaje, ndetse sinemeranya nabo. Sinemeranya nabo, ni mwicare muganire ibintu mugiraho mubishyirira ku murongo, sibyo? Ariko ibyo kuvuga ngo ndaje ngo uhondere hariya muri kariya gafuka ni ikibazo. Hanyuma hagati aha ngaha uru rubanza turarwumvishije, ni urwa Gafaranga na Murava ruri kuburanwa mu muhezo, ko ngo hari abandi bashobora kubyinjiramo, byaba abana bakabakomereka, byaba imiryango bikayikomeretsa. Ariko nshuti yanjye, aho kuba nta n'imyaka 2 mwari mumaranye bikaba bigeze kuri uru rwego, ubundi finali yaba ari iyihe? Nk'abantu bose, njyewe hari ibiganiro narebye mu minsi yashize bya Gafaranga na Murava bari kuvuga Imana. Nibyo nanjye nashaka bari kuririmbira Imana. Nibazishingireho babarirane. Kuki mu gikari mutiyambaje Imana ngo iki kibazo gikemure hakiri kare? Hanyuma nkongera nkabaza, iri hohotera ryabaye umunsi umwe, ryabaye iminsi 2, ryabaye iminsi 3, ese ni hohotera ryageze ku kihe gipimo? Byatangiye umuntu adashobora kwihangana hakabaho gufungwa k'umuntu. Binatuma nka ya ndirimbo y'abadive ngo ni ukubona abantu bagenda ukagira ngo ibyabo byarakemuye. Ese nanjye hari ibintu ngeraho nkicara havuga ngo byageze ku kihe gipimo? Ni uwuhe mujinya wageze ku kihe gipimo gituma habaho gufungwa k'umuntu mu bantu barabakristo? Mu bantu nyamara ibi bintu abantu nidushaka ntitubikerenze, nitwongere no kubifata nk'urwenya. Birashoboka ko Murava yaba yarababajwe, birashoboka, sibyo? Birashoboka ko na Gafaranga yaba yarababajwe, ariko byageze ku kihe gipimo gituma badashobora kumvikana nk'abaramyi b'Imana? Ni ikihe gipimo byagezeho? Ese byibuze muri ubu buzima bari banyuzemo bigeze biyegereza nk'abantu b'imiryango ngo babaganirize? Cyangwa hari umuntu yaba yarateyeho intambwe? Reka mvuge uwahohotewe ari we Murava, yaba yarateye nk'intambwe akegera umuntu w'umubyeyi umwe akamubwira ati dore iri hohoterwa ndimo ndarikorerwa mu buriri umunsi ku munsi? afite marene. Ese uyu mubyeyi hari icyo yaba yaramufashije? Marene se wamugani yamufashije iki? Ko ari ibyo bintu nsigaye mbwira abamarene b'iki gihe mugenda mugiye kwifotoza, ukifotoza ngo umugeni uramushyingiye birarangiye, ntuzigere ukurikirana ubuzima bwiwe. Ese niba Murava yarananiwe kuganiriza Marene, basi yegereye para akamubwira ati uyu muhungu wanshingiye papa wanjye rwose ndabona ibintu bitari salama. Se ni ibintu byabaye umunsi umwe Murava ahita atanga ikirego? Ntawamenya. Buriya twese ibyo turi gukora turi kuvuga twibaza ndetse tunisubiza ndetse tunasesengura, kuko abasesenguzi bo hafi ya bose niyo bagiye. Ariko nshuti yanjye, ibi bintu biranababaje. Birababaje ku ruhande rumwe, niba ari ibintu byari bihutiyeho bigahita bifungisha umuntu. Ese niba ari ibintu byamaze igihe umuntu akabibana kugeza ku rwego adashobora kugira umuntu n'umwe yizera byibuze ngo mubere umujyanama w'uburyo ki agomba kubyifatamo. Ihohoterwa rishingiye ku gitsina byo riragora. Mu minsi yashize bafunze meya wa Nyanza nawe bamushinja icyo cyaha. Makuru yanguyeho bavuze ko bagize gute umugore yatanze imbabazi, meya bakamurekura. Yego, ko byagenda kose umugore wa meya yakoresheje umutimanama areba yibuka n'ibihe byiza yagiranye na meya. yego, tutabonye ariko we yatekereje. Ariko twe hari ibihe byiza Gafaranga yagiranye na Annette Murava. uza amafoto yabo ari gusohoka sha bambaye imyenda y'imikara, umwe aryamye ku wundi. Ni n'abantu n'abantu bakurikiye
muntu nkurikiye niba hari ikintu kibaho kiryoha n'urukundo niba hari ikintu kibaho kibabaza n'urukundo urukundo ruraryoha rukanabiha rukanababaza urukundo ruraryoha nshuti yanjye urukundo rukongera rukabiha mama nana nakubwiye ngo ndakwiyegereza mu kanya bana nahita bihita bimuvanga ariko reka tuvugishe ukuri urukundo ni ikintu gikomeye n'umuntu wese unkurikira abyumve uramenye ntuzakinishe umutima w'umuntu umubeshya urukundo ntuzakinishe umutima w'umuntu ngo umufate utangire kumwiyegamiza ejo uzi neza yuko uzamukubita imijugujugu ejo uzi neza ko uzamutera amacumu ejo uzi neza ko uzamutera imihoro urukundo ruraryoha hahandi uba uri gukunda utamwifuriza kujya kuryama ku isima umuntu nkurikiye ambabarira nyumve neza inshuti yanjye igikomere cy'urukundo kibabaza kurenza igikomere cy'umuntu ugukubise hari kiza kubera ko ni ikintu kijya ku mutima hatajya homorwa wazirinze kubeshya umuntu nkurikiye wazambabara ukirinda kubeshya umuntu urukundo kandi ntarwo ufite ababeshanya hari ababeshanya ko bakundana umuntu akakubeshya ko agukunze akakwereka ko agukunze ariko akakujyana mwagera iwe ubuzima uri kubibona ati urukundo wankundaga ugomba kungurira ikanzu y'ibihumbi 100 niba atayiguze bigatangira guhinduka induru ugatangira kumufungirana ku meza ya gatatu hari ikintu bavanga indyarya zihimwa n'indyamire ukabeshya umuntu ko umukunze kandi nta yindi tageti ufite ugiye kugabana nawe inzu mugiye kugabana imodoka ubundi urukundo ni icyo rusobanura njye ko hari igihe mbyinjiramo nkahita numva icyo bita agahinda n'umubabaro umuntu ariko uzi urukundo ahantu rukugeza urukundo rushobora kuguterura rukakwicaza ku bicu utabizi kuri ku bicu ukajya ugendera hejuru y'amazi uzareba ninza n'umwana hano muri giriti hoteli nzangati ibi byose ndabiguha uzahita umuhereza giriti hoteli kandi atari iyawe mugati ndayikugabiye ko nabo banyemereye kugabana ibibanza kuri uwo munsi urukundo rukwicaza ahantu ushobora gutekereza ko wagenda hejuru y'amazi ukaba wagenda hejuru y'ikivu ukumva utamanuka ngo ugwemo kubera urukundo urimo ariko niba umuntu ari kukubeshya icyo kintu hari ikindi agambiriye nshuti yanjye abaguhemukiye abaguteye igikomere utazigera ukira hanyuma iki gikomere uyu muntu abaguteye kitazigera gikira reka nkubwize ukuri iyi saha igeze kiramugarukira nemera ko umuntu ubabariza undi mu rukundo byanze bikunze umubabaro uramugarukira tugaruke inyuma rero ho gatoya mama yego warumbaje no ku bintu bya meya wa Nyanza nari ntarabivugaho iyi nari manje kwinjira mu marangamutima y'icyitwa urukundo kubera ko urukundo ruraryoha urukundo ngo ruranabihawe niko mama na yoza avuga ariko urukundo ruraryoha nshuti yanjye wiha umuntu icyayi kirimo isukari nurangiza ngo ufate icyayi nurangiza ukandiremo ukandiremo igikakarubamba erega hari ubuki hava n'ibinyagu oya nshuti yanjye buretse manze nkwereke hano sibyo umuntu uyu munsi umukorogeye icyayi cyiza cyane kirimo isukari ejo ukagikoroga gisa nka kwa kundi warangiza ugashyiramo igikakarubamba ukamuhereza ngo akira noneho kivura inzoka yaba agiye gukira inzoka sinakubwiye ngo hari ubuki abavumvu barabizi barabyumva umuntu natekereza uruhande rw'inzuki ajya atekereza ko hari uruhande zigira insinda zikagira ibinyagu n'ubuki bita umushongi wabaye umuvumvu icyo kinyarwanda cyo kugisobanukirwa biraza ku ngona abantu turi ku nyine nta muntu marayika ni ukuri ariko reka mbabwire abashakanye mu nkurikiye mwagiye mwihangana ko mwabwiranye amagambo meza wabona byanze basi ukabererekaho gatoya ukazagaruka umutima wacururutse yego kubera ko sinemera yuko umuntu yapfira ahantu umuntu agukubise akakwica ntabwo mbyemera nta nubwo nemera umugabo wakubita umugore cyangwa umugore wakubita umugabo wowe ndamurwanya nkanamubwira nti zinga amarago wirukanka ugenda ariko nanone
aho kugira ngo ngukorogere icyayi kirimo umubirizi nubwo nguvura inzoka nakemera nkagenda nkaba nicaye hariya hirya gatoya ncecetse nakumva umujinya utangiye kugabanuka nkagaruka mu murongo cyangwa nkakubwira nti rero nshuti yanjye uyu munsi ndi kubona ntangiye kunywa umubirizi ntangiye kunywa igikakarubamba reka mbe ngiye ahantu nshakisha ishyushyu nubwo yaba itarimo isukari kubera ko turimo turababazanya turimo turakomeretsa imitima ya benshi aho byatangiriye simpazi gafaranga simuzi murava simuzi ariko urugo rwabo rwarambabaje narababaye urugo rutamaze imyaka 2 kandi twongere tubisubiremo bombi ntago batekereje neza na 2020 hariya 2025 niba 2022 twarabonaga gafaranga mu rugo rwe n'umugore we n'abana 3 bameranye neza bari gutembera muri jardin sinzi cano yari yabasuye nabo nyibuka ariko icyo kiganiro nakibonye 2023 tukumva ngo ari muri bukwe na murava 2024 bakabyara 2025 bakaba bari mu rukiko ibi bintu ubundi wambwira ngo ni ibiki buri mwaka wose ufite akantu kawo nta myaka ingahe iciyemo ubundi amaherezo y'ibi bintu abarayaye hari ikiganiro nakoze ndangije ndavuga ngo hari igihe satana guterura akagutereka aho utagombaga kuba 2022 gafaranga n'umugore we n'abana 3 bari kuganira ndabyibuka umwana w'umuhungu asohoka mu nzu bagenda bajya muri jaride kwicara ahantu hanze gutya muri jaride aho bagombaga kuganirira si bari mu rukundo n'uriya mugore burakeye mu gitondo bati ubukwe na murava abantu bose babitera amabuye abandi bakavuga bati nimubareke bibanire ntago gafaranga yakomeza kubana n'agahinda kubera ko atandukanye ngo na Dr Antoine Rutayisire ngo yagiranye ikiganiro na gafaranga warangije amupresente uwo mugore wo muri jaride uri kuvuga uriya wa mbere ngo bukeye mu gitondo ngo yumizwa cyane nuko yumvishe ngo aneti ngo bari mu bukwe ngo bari mu rugo mukuri ntagiye giciyemo nshuti z'Imana abankurikiye babyumve neza 2022 nibwo icyo kiganiro cyasohotse 2023 bukwe buraba muri La Paris Nyamata 2024 babona umwana 2025 bari nago bari muri divorce umwe arafunze undi ari mu rukiko ibintu wambwira ngo bikurikiranye bite reka mpininga aka kaganiro kari kwa Mama Mignone Official ni keza abantu bagenda bakarebe yego ibyo bintu bihagaze gute rero noneho Mama Mignone ikibazo twigira ahandi aho tube twavuyeho gato ubona iyi couple nuko meya wa Nyanza bamuhaye imbabazi yego ubona iyi couple banahanye imbabazi bakongera bakabana nk'umugore n'umugabo mwimboni yawe mu mboni yanjye bahanye murava aramutse atanze imbabazi gafaranga gasohoka muri gereza nabasaba bombi ko bamanza bakajya kuruhuka umwe akajya kuruhukira he n'undi akajya kuruhukira he cya kiruhuko bahanye ariko bakagihana buriya hari uburyo ibintu mushobora kubikora mu rukundo yego Mama Mignone hakuriya warumbwiye ko meya wa Nyanza umudamu we yatanze imbabazi namurava namusaba gutanga imbabazi bakajya mu karuhuko namusaba gutanga imbabazi gafaranga gasohoka muri gereza hanyuma barangiza bakajya mu kiruhuko iki kiruhuko rero ikuntu ngiye nakifuza sinzi n'abandi bankurikiye niba ariko babyumva iki kiruhuko nabasaba ngo umwe aragenda ajye hariya yicare yitekerezeho n'undi ajye hariya yicare yitekerezeho ariko mbambabarire bagire umujyanama umwe utabashuka utabumvira ubusa uyu mujyanama umwe arajya abaza murava haryamye tese umeze neza ibintu ni sawa narangiza abazana agafaranga ati uri kumva kacyayi kari kumanuka neza nyuma y'igihe runaka naho bamara icyumweru umwe ari kuruhuka uko n'undi ari kuruhuka uko naho bamara ukwezi biraterwa n'igihe bakwiga aba bantu bongere bihuze baganire basabane imbabazi aho umwe atagenze neza ahasabira undi imbabazi naho undi atagenze neza ahasabira imbabazi hanyuma bashobora kwiyunga niba nta rupfu rubirimo
ikintu ngwanye ni ikintu cyazana urupfu hagati y'umuntu n'undi bakongera bakabana babana. Impamvu ndi guporopoza ko babana ngiyi, Gafaranga afite ibikomere by'urugo rwa mbere. Famiye yo mu rugo rwa mbere mu mbabare ntimuntera amabuye. Naje kubabwira yuko iyo umuntu yasenye, yaba umugabo arasenyuka yaba n'umugore agasenyuka, bombi babikomerekeramo. Gafaranga niba ari wowe wakoze amakosa mu rugo rwa mbere simbizi, niba rero yakorewe simbizi, nibo babizi. Ariko Gafaranga hari ibikomere afite, ari kwicara akanavuga ati abana banjye. Ubu Gafaranga regarabarirwa abana 4, abana 3 bo mu rugo rwa mbere n'umwana wa Murava. Ari kwicara akavuga ati abana banjye. Niba avuga abana banjye hari n'abandi ari kuvuga bo ku ruhande. Ibi bikomere Gafaranga banye nabyo byabo bana be bose uko ari 4. Arasabwa kwicara akamanza akabijara neza mu mutwe. Hanyuma na Murava nk'umukobwa w'umuramyi wamuhuye n'urugo wenda ntirumubere rwiza, nawe ajye hariya yamanze yicare yitekerezeho, ahamagare n'Imana ye baganire, yegere n'umushumba we. Nigeze kubona ari kujya gusengera kwa Poso Mignone ari kuramyayo. Mignone ntabwo yamushuka, abantu navuga ngo abantu bababe hafi. Ariko cyambere Murava atanga imbabazi Gafaranga asohoka. Ni ukuri ko Imana Murava atanga imbabazi Gafaranga asohoka. Gafaranga namara gusohoka abantu babari hafi babikore neza. Gafaranga bamube hafi, icyo ni icyambere, kuko gusenya kabiri nta myaka 2 iciyemo ni ikibazo gikomeye. Murava nk'umukobwa w'umuramyi uhuye n'igikomere cya mbere cy'urugo atarumazemo n'imyaka 5, nawe yegerwe. Niba mara kwegerwa abo bantu bose, n'ukuri urugo rwabo rushobora kuzaba rwiza rw'umugisha. Yego, abavuga ko Gafaranga aramutse asohotse yakigira mu rugo rwa mbere, nkuko bivugwa ko ku mugore we wa mbere rwose ngo yagiye akegera Neti Murava akavuga ati nyaboneka umugabo ni uwacu, aho kugira ngo tumuhombe twembi tutamubona ari mu maboko ataraye, wamuha imbabazi agafungura. Umudamu mukuru niko yabikoze. Shamana nanjye gukora utuntu bari guhita bantesha umutwe noneho, nanjye kumutubiza twinshi. Umugore wa Gafaranga mukuru ndamushimye. Niba iki kintu yaragikoze, binavugwa ko respect mama, respect ngo amazi arashyuha ngo ariko najya yibagirwe wabo wambeho. Binavugwa ko niba umugore wa Gafaranga mukuru yarakoze icyo kintu, ndamumva muciriye bugufi, ndamushimiye ku rwego rwo hejuru. Buri imbabazi ni ikintu gikomeye. Urumva umugore wa Gafaranga mukuru we yamaze kubabarira, yababariye Gafaranga, yababariye na Murava wamutwaye umugabo, reka tubwite gutyo, sibyo? Arangije agira ubumuntu, uvuga bati uyu mugabo narekurwa, aho kugira ngo tumuhombe twese. Natahe basajya iwawe areba umwana wawe, abandi ababihoreye. Uri kubyumva? Rero reka mbabwire, urukundo ni igitangaza. Kandi ikindi hari ikintu njye nkunda kubwira abantu, umuntu niba yinjiye mu buzima bwawe ni amateka yawe, ntaho uzayahungira nshuti yawe. It's a your risk. Aya mateka uzayahungira uko wamera kose. City Hunter ntureba ko turi gukorana, aya mateka ntaho wayahungira, azandikwa ejo mu gitondo hejuru y'amashuri yifitiye. Shobora kujya kumva nkumva ngo wabaye ministre, ntibizakuraho yuko wabaye cameraman unkamera. Na mateka dahinda kayororeta kabisa ako ngeni ko mora ndota ongera ugasubiremo. Uyu munsi Mama Mignone nawe yicaye mu cyogajuru, ntabwo byakuraho yuko City Hunter yigeze kumukamera. Aya ni amateka aba yiyanditse hagati y'abantu babiri. Yego, rero hagati y'umugabo n'umugore rero amateka yabo yo ntiyasibangana, naho mwabana ntimubyarane, ayo mateka ntashobora gusibangana. Ni ikintu kiba cyaramaze kukwinjiramo, hari ikintu kiba cyarabaye. Rero n'umudamu wa Gafaranga, igituma mvuze ngo respect nuko uyu mugore arazirikana ko Gafaranga yigeze kuba umuntu we, ko Gafaranga yigeze kuba umuntu umwitashe, ko Gafaranga yigeze guhaha akazana mu rugo agashyira mu gifu uwo munsi. ko bana bookinze day ya photography uzi abari kuyo baze nkajya mbafotora. Ariko buriya hari ikintu abantu bataramenya, kuki icyo kintu abantu bataragiha agaciro mana. Ubu hari benshi bashobora kuza kuntuka, baragutwara ikiza. Hari abantu nyine bajya batukana bakajya bavuga ngo ariko ngo ibyo ngo iki ngo ibiki n'ibiki.
ariko reka nkubwire niba hari ikintu waha agaciro hari umuntu ushobora guha agaciro bitewe n'ikintu kimwe gusa hari n'umuntu ushobora kukubwira ijambo ryiza ukariha agaciro ubuzima bwawe bwose yego ntuzigere n'umunsi warimo iryo jambo ryibagirwa kabone naho yava mu buzima bwawe ariko hari ikintu cyiza yakubwiye utazigera wibagirwa mu mutima wawe yego ibyo bintu ntibibaho ndabyumva cyane yego hanyuma dukubita tubangura tugana no ku musozo ibindi bisigaye mama nana namwiyegereje ngira abantu ngo mama nana n'ukuri akubita atababarira oya mama nana we nta muwabizanamo kandi rwose ni n'umuhanga azi kuvuga amagambo nyine yomora atarimo ibyaha ntabwo yabikuzanira hatarimo ibyaha hari ibireba ahubwo abayomora abanyabyaha nyine bakava mu byaha bakajijuka hari akantu nakubajije ngo akajagari ku meza ya gatatu cyangwa mu mabanga y'abashakanye njya numva ngo uwatinze ngo ni akajagari uwabangutse nabyo ni akajagari ibi bintu byo tuzabyita iki mwokagira imana oya niba mufatanya urugendo mwese muturutse Kicukiro mwerekeza mu Kiyovu ubundi mugomba kugera nayo cyane ko muri kugendana naho haba hari moto reka tuvuga ko mwembi mwateze moto hari umumotari ugenda gakeya n'umumotari wihuta ariko iyo mugeze kuri Great Hotel murahagarara mwese uwahageze mbere agenda gake kugira ngo abashe kwishyurira moto usigaye inyuma mukahahurira ubwo babyumvisha ni n'abandi Nyarwanda se ntibacyumva ngo bashyiramo ngo ya miti y'ikinyabazungu ngo kugira ngo wemeze naho ubwo naje mu muryango tuzavuga ukuri shaka kuvura igisebe ugishyiramo ibisogororo igisogororo urakizi kivura igisebe ku rahira buriya uko ni ukuri se igisogororo cyomora kubi nicyo cyambere ushyira ku gisebe wakomeretse cyane cyane nk'abana barwaraga imvunja kera barazihanduraga barangiza bagashyiraho igisogororo ako kanya maganga y'inka ni umuntu ntabwo nari mbizi ntabyo wari uzi ntabwo nari mbizi baramubwira ngo nakuriye mu ruhu hanyuma biterwa n'impamvu bagashyiramo nyine ngo n'imiti by'ibinyabazungu ibyo nabyo rero abantu babyumva ariko nagira ngo twitangire inama hari abandi bafite ihohoterwa rishingiye ku meza ya gatatu n'ako kavuyo kose wari utanze inama imwe ntinyaboneka ni ukurindana wabona byanze ugasanga abaganga bakabibafashamo ibintu bikagenda neza ariko uyu munsi hari umuntu uri gukorerwa ihohoterwa cyane ko banavuze ngo ntihazagire umuntu ubangamirwa ngo yite kuri femu y'umusitari umuntu mubana uwo ari we wese aguhohotera wemerewe gutanga ikirego uwo muntu agakurikiranwa ariko hari abakunda kumva inyigisho utanga cyangwa akaba naguha bati wawe uyu mudamu aravuga neza cyane niye nama wagira aba bantu bitameze neza ku meza ya gatatu cyangwa mu buryo bw'amabanga y'abashakanye bakaba nabo bitameze neza umuntu abishyiramo akavuyo umwe yihuta cyangwa undi abanguka byose biteza ikibazo wihuta ubanguka wese ateza ikibazo wivunika mbere y'uko abantu bagirana urukundo ndetse rugera no ku meza ya gatatu baba baganiriye kandi mujye mwibuka umunsi wa mbere mujye mwibuka umunsi wa mbere uko byagenze mwibuka umunsi wa kabiri mwibuka icyumweru cya mbere mwibuka icyumweru cya kabiri nugera ku cyumweru cya gatatu ntuzatekereze ko hari ibintu ugomba guhindura icyatumaga mugera kuri ya meza kandi mukageraho nta kibazo kirimo ariko uyu munsi kubera ko mumaranye ukwezi mumaranye umwaka bikaba biri guhinduka ubundi nakubwira ngo wowe manza witekerezeho njye nkunda kuvuga ngo mbere y'uko ntunga urutoki mugenzi wanjye njye nzamanza nitunga urutoki mvuga ngo niki nakoze kugira ngo ibi bintu birebe ukuntu byajya hasi sibyo niki nakoze iyo utatunze umugenzi wawe urutoki bituma nawe ubasha gukosora ibyawe noneho iyo wakosoye ibyawe na mugenzi wawe arabikosora icya kabiri kibyica ni ukubera yuko navuga ngo mumeze nk'aho mwamenyeranye umwe yamaze kubifata nk'aho n'ibyo ni ibisanzwe mbese ni nko kuvuga ngo uyu munsi ndambara umwenda udateye ipasi nigendere ntacyo bintwaye n'ibindi bamaze kubifata nka nayo
kandi ni igikorwa ugiye gukora ugikorera mugenzi wawe buriya ikintu ugiye gukorera mugenzi wawe ujye ukitondera gikorwa ngirana amoko y'ingera barayazi ngirana ugomba kumanza gutekereza ko uyu muntu ngiye gufatikanya nawe uru rugendo ese ntabwo ndi bumuvune muri uru rugendo tugiyemo nkanjye urumva ukamanza gutekereza niba umuntu mugiye gufatana urugendo utari bumubangamire utari bumuvune wabona uri buvunike cyangwa se nawe ari buvunike ukabwira uti ni ukuri kw'Imana ntabwo hari ahantu nagerayo mukabiganira erega buriya ikintu cyapfiriye mu rukundo rw'abashakanye nta biganiro bibamo twese twabaye bize ndi gushaka amafaranga uri gushaka amafaranga singutekerezaho sinkwibazaho ntaho turi n'ibintu nk'ibyo ngibyo turahurira mu nzu twese tuje kuryama ayo mafaranga akamaro kayo ni akaye amafaranga atubaka umuryango agasenya umuryango amafaranga njye nakagombye kubwira umuntu ko amafaranga yakagombye kuba igikoresho gituma ubuzima bwe bugenda neza yego ntabwo cyakagombye kuba igikoresho gituma asenyuka ako niko kamaro k'amafaranga cyane reka tugane ku musozo dusereza ahangaha tubwira abantu ko mama Mignone Imana imuhaye ingabire ya kansaringi cyangwa gutega amatwi abafite ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo byo mu ngo cyangwa nanone ibibazo byo mu buzima busanzwe ibibazo mu bana bato ibibazo mu badamu ibibazo ndetse mu bagabo n'abubatsi ngo ndetse n'abifuza kurushinga bafitanye ibibazo ndetse banashaka ibisubizo by'uburyo bazubaka urugo rwabo neza mama Mignone arabaganiriza arahari numero ya telefone ye rero urayisanga muri description ya channel ye ariko nimba uri kuri The Blessed cyangwa kwa Mama Nana official twasaba numero ya telefone ubundi ukazamusanga rwose akagutega amatwi nimero yanjye ni 0788 268 832 Imana iguha umugisha amafufu n'amafaranga bigufubike hamwe n'abadukurikiye bose nyaboneka wowe ushaka kuganirizwa twabonye ahantu heza hari piscine nziza hano kuri Grit Hotel ibibazo byawe nuhagera bizahita bikemuka ariko abantu baze kuma akazi ko kwamamaza Grit Hotel ngira ngo banyishyure First Hunter rwose